Umugabo witwa Nkikabahizi Felicien ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Mitsimbi wo mu kagari ka Mubuga mu murenge wa Muhororo w'akarere ka Ngororero niwe uvugwaho gukubita ifuni mushiki we witwa Maria ku ya 13 Nyakanga 2022 amusanze mu murima. Ababonye aba bombi barwana barimo na bamwe mu babatabaye bavuga ko barwaniye ifuni Maria yari arimo guhingisha, Felicien agakubita umutego Maria akagwa hasi hanyuma agafata ifuni akayimukubita. Numva umugabo wari kurwana n'uwo mukecuru aje kumwaka agafuni hano hirya yari ari gukora. Ngiye gukora ko nari ndi kwishombera ubwatsi ruhari haruguru. Ngiye kumva numva uyu mubyara ampamagaye ngo Damascene ngo ukabona baricanye. Naragisanga uwo mukecuru aryamye hano, Felicien afite igisebe hano mu mutwe. Aha mu mutwe niho yaragifite. Asanga uwo mukecuru aho yarari ntiyamuvugishije. Yaragiye ati miyo suka. Mukecuru arayimwima, umwe afata igice umuhini undi afata ahandi aza abakururana. Ageze hano uwo mukecuru aza avuga ati iyi suka ntago ari iyanjye. Ubwo isuka yayimushikuje abamuteye sentiri, umukecuru agwa hasi. Aguye hasi uwo mugabo yigira hari ahagana hepfo azamura isuka gutya amutera isuka. Maria aramubwira ati nanjye isuka ntayitiye ntago nayiguha. Aramukuru amuvana mu nsina amujyana ahagaragara, amutera sentiri, amukubita hasi isuka arayisigarana, ahita ayifata arayimucocesha. Mu gihe aba bombi barwanaga, umuhungu wa Maria witwa Gilbert akaba na mwishywa wa Felicien nawe yaje afite ifuni ayikubita nyirarume mu mutwe mu rwego rwo kurwanirira nyina. Umuhungu warahinguka yaravuye mu gisima, nawe yari afite agafuni akamukubita mu mutwe. Watangije amahane mbona ari Felicien kuko ntago yarazi umuntu wamuranduriye imyumbati. Sinzi ahantu uwo muhungu uwo mukecuru yavuye. Araza asanga uwo mukecuru hajyamye uwo mugabo amuri hejuru. Yaje afite agafuni, kubera yasanze amuri hejuru nawe ahita amukubita ikinuza cyo mu mugongo iyo funi yari afite. Ubwo bo bamubyutseho barakomeza amasuka, umwe akubita isuka n'undi isuka. Gilbert yakubitaga Felicien, Felicien nawe akabakubise Maria. Felicien yakumva bimuriye agahindukira agakubita Gilbert. Intandaro y'iyi mirwano ngo yaturutse ku kuba Nkikabahizi Felicien yaravunaguriwe imyumbati yahinze mu murima we. Uyu mugabo agashinja mushiki we kuko ari we wayivunaguye, kuko ngo yasanze uyu mushiki we yatayemo agatambaro asanzwe atega mu mutwe, ari nako yamweretse amubwira ko yamuranduriye imyumbati, bagahita bakarwanira intambara igatangira. Ubwo Nkikabahizi Felicien ibi yabitangarije Prime TV ubwo yari ari kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Nyamisa cyubatse muri uyu mudugudu. Namanutse ngera mu myumbati yanjye nsanga yayivunnye yararitse yose, yayimazeho yavunaguye. Ariko haza kuba akantu ko kugira ngo menye ko ari we nk'Imana yabikoze, atamwa agatambaro ko mu mutwe yari yiteze. Umuhungu we akaba ari mu rutoki, sinkamenye ko arimo afite agafuni akoresha korogoshora. Nyina angeze iruhande asanze igitambaro ari cye, aba yasimbutse aba yagifashe. Uko kirwanira nawe rero kuko yashaka gusibanganya ibimenyetso, umuhungu aba yahageze numva yankubise ifuni hano mu mutwe, abazanye icyuma arantera. Felicien akana ibimuvugwaho ko yakubise mushiki w'ifuni, akavuga ko nta mbaraga yari afite kuko ahubwo ari we wayikubiswe n'umwishywa we. Nyina nawe yitembesha hirya yumva ko napfuye, nawe agwa hirya yanjye. We yabuze intege zimukura aho ngaho, noneho yigusha hasi nawe gutyo. Ibyo ngibyo barabeshya kuko ngewe nta ntege nari mfite, nari naguye hasi nsa nk'uwapfuye. Urabona naguye amaraso menshi cyane. Ku bijyanye no kuvunwa kw'imyumbati ya Felicien, umwe mu baturage wari uri guhinga hafi y'aho barwaniraga yemeza ko imyumbati koko yavunwe ariko batabonye uwayivunnye. Imyumbati bari baraye bayivunye, hariho amata yari akiriho ariko ibisombe ntitwabibonye, bari babijyanye. Aba bombi bakimara kurwana bahise bajyanwa kwa muganga, aho Nkikabahizi Felicien ari kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Nyamisa, mu gihe mushiki we ari kuvurirwa mu bitaro bya Muhororo. Ifuni ndetse n'icyuma byifashishijwe mu mirwano yabo bikaba bibitse mu nzu iri mu gasantere ka Mubuga. Kavange Jean d'Amour, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhororo, avuga ko abarwanye basanzwe bafitanye amakimbirane, ariko agahakana ibyo kuba barakubitanye amafuni. Bafitanye amakimbirane ashingiye ari ku mitungo. Uwo musaza we rero yaramukubise ariko undi nawe
umuhungu we yarihoreye, sinzi ikintu nawe yamukubise mu mutwe. Ubwo twashakaga no kureba ukuntu uwo mugabo tumujyana, ariko dusanga nawe asa n'uwababaye kuko nabajije muganga uburemere bw'igisebe afite, ambwira ko byaba byiza yivuje agakurikiranwa na nyuma. Ntibisanzwe ifuni, rega ukubiswe ifuni wabaho. Ushobora kuba wenda yamukubise ibintu by'imfukunira, ariko kumukubita ifuni ntabwo nabihagararaho ngo byemeze rwose. Uyu Gilbert uvugaho gukubita ifuni akanatera icyuma nyirarume ntawamenye irengero rye kuko abaturage bakimara kubakiza we yahise atoroka. Amakimbirane yo mu miryango muri iki gihe ari ku isonga mu biri gutiza umurindi ubwicanyi. Mu kubikumira, abaturage bakaba basaba ubuyobozi ko bwajya bukemura hakiri kare ibibazo bibugarije bitarafata indi ntera. Emmanuel Nsabimana, Prime TV mu karere ka Ngororero.